Muri Rayon Sport nzanye amakuru y'umukinyi waraye uvuganye na perezida wa Rayon Sport Tadeo akaba azagera mu Rwanda ku munsi w'ejo, ariko icyo nabashe kumenya nuko uyu mukinyi ari we mukinyi w'umunyamahanga uzaba uhenze muri equipe ya Sport. Amafaranga bari gupanga kuma cyangwa se bamaze kwemeza ko baraza kumuha amafaranga ubuyobozi bwa Sport butaraza kurenza, ndaza kuyababwira. N'umukinyi urasinya imyaka 2 nagindutse. Icyo inkuru zirimo nuko uyu mukinyi ari kugira gute, arimo arava mu gihugu cy'iwabo, ari kugira gute, ari kuza mu Rwanda, aragera hano mu Rwanda ku munsi w'ejo. Urumva ko ni ikintu cyiza. Ngiye mazanye zandani mwe mukanda subscribe. Ikindi nuko umusore Azizi Basane agomba kuguma muri equipe ya Sport. Rayon Sport yamaze kumusubiza ibaruwa, yamaze kwandikira Azizi Basane imubwira ko agomba kwishyura amafaranga miliyoni 50 z'amanyarwanda. Sinzi nimba Azizi Basane yazibona. Naza kuriba ngo ibyo byo ni ibiki, biravaho biragana he. Naza kubaha detail, naza kubabwira Azizi Basane ibyandikira Sport, naza kubabwira ibyo Rayon Sport yamwandikiye, ndetse na Azizi Basane wenda uko araza kubyifatamo. Ariko ikintu kiro nuko rwose nta gihindutse, ubuyobozi bwa Rayon Sport bwamaze kwemeza ko uyu mukinyi agomba kuguma muri equipe ya Sport bitewe n'uburyo yasoje akina. Ariko ikindi naza kureba Zandani, umukinyi warayasinye w'umukongomani. Abafana ba Sport murabizi cyane, mwagiye mubyumva ku bitangazamakuru bitandukanye. Ikintu nzanye kuri uyu mukinyi, ntabwo nzanye ayo makuru ya transfer, ngewe ntabwo babwira ngo uyu mukinyi namwe murabizi ko yasinye, ariko nzanye imyaka yasinye, amafaranga ahembwa, ndetse n'amafaranga bamuguze. Ibyo nibyo bintu mbanzanye mu mwobo, mba nacukumbuye, mba namanuye. N'umukinyi ngiye kubakubita detail. Abafana ba Sport murahari cyangwa rimwe byanyu. Ariko inkuru nziza namenye nuko equipe ya Sport iyi weekend iraza gukora gashya. Uwitwa Rushema Chris arimo aravihuye, aje Nyarugenge. Bwa nyuma na nyuma aje guhura na Rayon Sport, nibyanga uwitwa Rushema Chris muri Rayon Sport ntabwo bizakunda. Icyo menye nuko rwose uyu musore nawe arimo yerekeza i Nyarugenge, aje mu biganiro bya nyuma na Rayon Sport. Icyo rwose maze kukimenya. Witwa Nahindwe Mabure nawe ubu ngubu nagihindutse, ari kumwe n'ubuyobozi bwa Sport, bari muri negotiation kabisa. Condition terms bitandukanye byinshi cyane muri contrat barimo baragira gute, baregosia. N'umutoza Afahami Rotifi wamaze kugira gute, wamaze kuba yabwira ubuyobozi bwa Sport kamushaka, kamukeneye cyane hariya kuri nimero 6 nk'umusore w'umunyarwanda, kugira ngo Rayon Sport yasinyishije umukinyi w'umunyamahanga, ifite Paplay, ifite Richard Ndayishimiye. Umutoza wa Rayon Sport rero ashaka umukinyi w'umunyarwanda uzaza muri Mediane hariya, akaba yajya gute kugira ngo umubare w'abanyamahanga bibe byahura. So reka dutangire neza ko mwakanze kuri subscribe. Turahera he Rayon Sport. Reka duhe ku nkuru ya Azizi Basane turebe ngo ese bimeze bite. Witwa Azizi Basane agiye cyangwa se igihe akimara kugera iwabo muri Cameroon, yandikiwe ubuyobozi bwa Sport ko yifuza gutandukana na Rayon Sport. Rayon Sport iramubwira ati shaka equipe ushaka kwerekezamo, ize tujye mu biganiro twumvikane amafaranga turaza kugira gute, turaza guhabwa. Kandi ikindi wamenya nuko muri contrat ya Azizi Basane harimo ko equipe izashaka uyu musore Azizi Basane, Rayon Sport izajyana 60%, Azizi Basane ajyane 40%. Rayon Sport niyo ifite percentage yo hejuru yo gusaba ibyishaka. Rayon Sport niyo ifite, mbese niyo nyine iri ku kigega kabisa. Icyo wamenya nuko Azizi Basane yabandikiye, arababwira ati ngewe ndumva muri equipe ya Sport guhemba n'ibibazo, kandi niki ati twatandukana. Ubuyobozi bwa Sport buramubwira ngo zana amafaranga uze dusinye ko uvuye muri equipe ya Sport, tugereze zata uyigendere. Azizi Basane arababwira ngo arabaha miliyoni 5 z'amanyarwanda. Ubuyobozi bwa Sport bamubwira ati vuga uvuye aho kabisa. Icyo namenye nuko ubwa mbere baramubwiye ngo nubone equipe
uzaduhamagare utubwire kipe ko ayibonye tugire gute tujye mu biganiro. Ubwa kabiri Azizi Basana arongera babandikira arababwira ngo ese mwareka tukaganira tukareba ko twabyumvikanaho. Bahise bamusubiza ku munsi wo kwa kabiri nibwo bamusubije ababwira ngo rero Azizi Basane amanza baramushimira baramubwira ngo nimba ushaka gusohoka muri equipe ya Sport zana miliyoni 50 z'amanyarwanda. Bahita bamubwira ngo thank you, baramubwira bati ugire byiza, bamubwira ko imyitozo iri vuba. Baramubwira ngo imyitozo iri vuba. Rayon Sport yo gutangira imyitozo ku munsi wo kwa mbere kuva babonye CAF ko imikino ya CAF Confederation Cup iri mu kwezi kwa 9 bahise bimura imyitozo. Ariko icyo namenye nuko rwose ubuyobozi bwa Sport bwari bwatangiye kumenyesha abakozi bamwe na bamwe, abaganga, abakozi bamwe na bamwe ko imyitozo izatangira ku munsi wo kwa mbere. Ariko icyo namenye nuko rwose kwa mbere nta myitozo ihari, bahise babisunika ngo bazapanga undi munsi nyuma yuko babonye CAF ko yabagize gute yaba reportinze. Ikindi muri equipe ya Sport udukomeza nuko uyu mukinyi Walayi asinye igihe kingana n'imyaka 3 azajya ahembwa 500,000 muri equipe ya Sport. Icyo namenye nuko uyu mukinyi nta recruitment yahawe, ariko ikintu kiri muri kontra nuko uyu mukinyi igihe azagira atsinda ibitego biri hejuru y'10 muri championnat, natsinda ibitego biri hejuru y'10 muri championnat, namenye ko uyu mukinyi gose bashobora kumuhereza umushahara wa miliyoni muri equipe ya Sport. Nicyo kintu namaze kumenya, harimo ama pourcentage muri contrat ye. Ariko uyu mukinyi namenye ko gose ibizamugendaho bihwanye na miliyoni 6 mu myaka 3 kabisa. N'umukinyi neto wishakishaga inoti ya 500 y'amafaranga y'u Rwanda muri equipe ya Sport. Rayon Sport kugerageza kura ko yagabanya payroll kugira ngo bizayorohere. Inoti yasenyisa kabisa, uyu musore niyo azajya ahabwa ku gikingana n'ukwezi. Ubwo ikindi kirimo gose bamuhaye muri iyo contrat ko igihe azabatsinze ibitego hejuru y'10 azashobora kuzijya ku mushahara wa miliyoni. Ubwo icyo nicyo nabwira abakunzi ba Rayon Sport ku mukinyi uri kuva i Burundi ayerekeza mu Rwanda. Uti bimeze gute? Perezida wa Sport nabibabwiye ntago ari prank, nta n'ibintu byizewe 100%. Ku munsi w'ejo niyatagira umukinyi muze kubimbaza. N'umukinyi Bigirimana Abedi yavuganye n'ubuyobozi bwa Sport ku munsi w'ejo kuwa 3 kuwa kane nibwo bavuganye, hari ku mugoroba. Bigirimana Abedi arababwira ngo reka nzaze tubivuganeho, cyase tubivuge turi mu Rwanda, turi kumwe nyine twicanye kuri phone nyine. Yavuze ati reka ngere mu Rwanda, nshobora no kujya gute no kuba deal wenda za yakunda nkaba ngize gute nkaba nigumiye mu mujyi wa Kigali. Ariko icyo namenye nuko icyo naje kumenya nuko nabibabwiye nuko gose uyu mukinyi Bigirimana Abedi Rayon Sport bakimara kumuvugisha cyangwa bakimara kuvugana n'uyu mukinyi bahise bakora inama. Barabago batatu barimo Paul Movonyi, barimo Tade, barimo ntabwo navuga bose, harimo wenda nabo natabashije kumenya. Ariko bahise bavuga ko uyu musore amafaranga batararenza ni miliyoni n'ibihumbi 18 by'amadolari, bikahura na miliyoni 25 z'amanyarwanda. Niyo mafaranga gose bari kuvuga bati uyu mukinyi niyo mafaranga bari kubara ko bashobora kuba bahenzwe, cyangwa se bashobora kuba ari we mukinyi uzaba bahenze. Abandi bakinyi respectinga ko ntagira undi mukinyi kiri ku mukinyi ngo uzaba kabije cyane, umukinyi uzaba kabije. Naho icyo naje kumenya gose nuko uyu mukinyi Bigirimana Abedi ari we mukinyi ushaka kuzaba uhenze Rayon Sport miliyoni 25, na undi mukinyi ngo uzapfa kuyahabwa muri equipe ya Sport. Ari gushaka kugira ngo bagira agakipe kazaborohera ibibazo ngo bahuye nabyo, ntabwo bashaka kongera guhura nabyo. So reka mbabwira ngo mugire byiza cyane abakunzi ba Murera, mugire byiza cyane. Umuntu usoreje video niwe nabwira ngo urakomeye cyane, umva uri umuntu ukomeye cyane. Reka mbabwire ngo musigane ibihe byiza cyane.